tutamutima Malong Sakatata Etoni Imatoka. C'est quoi bien ni intumwa? Ni intumwa ya perezida. Perezida wacu nawe tumufata nka Yesu. Nka Yesu wacu. Kada. Niko tumufata. Okay, uvuze ikintu ufashe perezida umwita Yesu. Ni Yesu w'abana. No sikobi umwita intumwa ya Yesu. Noneho umpakanya ko perezida atari Yesu w'abanyarwanda. Nantera ibuye. Bonjour, bonsoir et bon après-midi mes chers amis, les amis de Homeland 7 TV. TV pour tout le monde, toutes les choses et toutes les occasions. Hein? Toutes les choses c'est possible, impossible c'est insuffisant mes chers amis. Parce que il y a très beaucoup de personnes qui s'abonnent à notre chaîne. Parce qu'il y a très beaucoup de personnes qui partagent notre activité. À différentes l'occasion. Je m'appelle Simon et c'est notre visiteur. The best one you will ever see in your life. So harashize igihe kirekire tutamubona ariko uyu munsi Mama Bella yagarutse. Tuguhaye ikaze kuri kamera za Homeland 7 TV. Uvuga ikinyarwanda nge nuko mba nibikubitiramo akantu k'agafaransa ukuntu. Yes, come on. Yes. Mumeze gute Mama Bella? Tumeze neza. Wambaye neza cyane. So tugiye gukamera kuva ku birenge kuza ku mutwe. That's so beautiful. Wow. Yeah? Nambaye ikinyarwanda. Wow, it's cool. Of course. Ikinyarwanda sari kitwaye. Washaka kwambara kizungu? Yego. Ariko ntacyo. Byose birambera. Ubu ngubu wakambara na bucu kajya mu nzuru kagenda mu. Byose ndambara nta kibazo. Hari ibintu nabonye byateye muri iki gihe. Ukabona nk'umumama nkawe cyangwa se n'undi muntu wese wiyambariye paparankunda izo kanzu njya numva bavuga ngo bazita paparankunda noneho ugasanga wenda nk'umuntu ashoranye n'umwana wambaye agakabutura kageze munsi y'ikibuno kandi n'umuntu w'umubyeyi wenda si mu gihe cy'ubukonje tuvuge ngo wenda ngo izuba ryabe ryinshi si mu gihe cy'ubushyuhe nako cyangwa se ibintu nk'ibyo ibyo bintu mu by'ukuri wowe ubitekereza iki Mama Bella wowe ese ibyo ni iterambere n'uguta umuco n'ibiki I don't know what's about it. Nge ikintu nabivugaho kwambara nyine n'ukwambara ubundi hari icyo bita kwambara kwikwiza ariko buriya biterwa n'uburenganzira bw'umuntu umuntu ubundi yambara uko ashaka rero ubundi iyo umuntu ari mu gihugu cy'amahoro cy'umutekano ubundi umuntu afite amahoro mu mutima we yisanze nta n'icyo yikeka ari uburenganzira gusa ubundi umuntu yambara uko ashaka ngewe rwose ubundi umuntu atagaragaje ubwambure bwe akambara bijyanye n'umutima we n'uko yifuza nge numva it's okay numva nta kibazo rwose. Aha, ndume nukuri. It's amazing. Anyway, ariko ntacyo bitwaye. Wenda ni kubyumva. Hari ibintu nagiye mbona abantu bitabiriye ibitaramo bambaye utwenda hari n'ikiganiro ejo muri nakoze umukobwa ari kunganiriza cyangwa ari kumbwira ibintu ubona bidasobanutse ukuntu ariko nawe bunzemo. Nko mu Rwanda kuba umuntu agira gutya akajya wenda nko mu gitaramo yambaye ikanzu ibonana imeze nk'indere cyangwa nk'ikirahure ikarisi iri kugaragara. N'urugero cyangwa se umwenda yambariye imbere ikariso isutiya ukabona ibintu byose biri hanze ibyo bintu nabyo ubona bitabangamye mbona bibangamye simbizi niba ariko mbibona cyangwa biriya nta muco ubirimo rwose kwambara ubusa ntaho bituvana naho bitugeza kuko biriya cyane cyane nko ku mwana w'umukobwa cyangwa se ku rubyiruko kuko n'abasore hari ukuntu abasore nabo mbona biki gihe nsigaye mbona bambara nabi ugasanga umuntu yambaye bogisa yambaye ipantaro ariko ugasanga bogisa iri hejuru ipantaro nayo iri munsi y'ikibuno akagenda nk'uwabineyemo biriya nabyo ntabwo rwose ntabwo nabishyigikira biriya nta terambere biri pocket down. Hari ariko wagize ngo nibyo hari n'ibindi byaje noneho abahungu bakambara udukabutura dutoya sinzi n'ibintu babibona turandukabutura dutoya ukuntu abantu bya bintu ni iby'abakobwa ni iby'abahungu kubera icyo abantu benshi biharaje kwambara buriya buryo iriya myambarire ntabwo nzi uburyo babitekerejemo ariko ubundi u Rwanda rwa kera cyangwa se amateka ngenda numva ubundi mu Rwanda abanyarwanda ba kera bambaraga amashabure bakambara imyenda nyine ariko ku buryo bambaraga nyine ukabona kuko n'ubu iyo ubajije urubyiruko barakubwira bati abanyarwanda ba kera bambaraga ubusa atera ahubwo natwe ahubwo n'ubu ngubu dusigaye twambara
ariko uretse ko ubu ngubu kubera imyambaro abazungu batuzaniye imyenda hari made in Rwanda sinzi impamvu abantu biyambika ubusa kandi hari imyenda myiza reba nk'iri koti urabona iri koti nambaye n'ikanzu ubu urabona ntambaye neza ubu kujya mu nzira ndi proud ntambaye neza cyane iri koti iri koti uri kuribona uko bimeze iri koti urabona ko nambaye neza yari ikanzu ni ndende sinambaye ubusa kandi nubwo ndi umubyeyi ariko niyo naba ntari umubyeyi ngewe ibintu byo kwambara neza ndabishyigikira ariko birabyo simbishyigikira nta voilà mama Bella hari ibintu njya mbona wenda turi kuvuga ku bintu bijyanye n'imyambarire urumva ariko hari ikindi kintu urumva niba bakera barambaraga ishabure tukumva ikibazo cyavutse abantu bakiyambarira abantu bakambara ishabure nk'uko kose ukabona ntacyo bitwaye kuko aricyo cyabaga arizo zabaga zihari ariko muri iyi minsi abantu bakambara wenda nk'iyo kariso cyangwa se bakambara nk'utwo dukabutura dutoya tugenda tugaragaza hafi nko kugaragaza imyanya y'ibanga kuki uyu munsi tubifata nk'ikibazo nyamara kera batarabifataga nk'ikibazo ni ugukura k'umuco ni iterambere n'iki kera nkurikije uko nize kera kwambara kuriya ni wo muco wari uhari kuko nta myenda yari ihari ubundi twatangiye kubona imyenda abazungu bageze ku mwaduko w'abazungu bakigera mu Rwanda nibo bazana imyenda bazana ibintu byo gusenga nyine nawe ndi kumva nawe hari byinshi uziho ariko muri iki gihe kubera ko imyenda cyambere yabaye myinshi hari iva hanze none ubu ngubu dusigaye dufite n'iterambere rirenze ubu ngubu imyenda iri gukorerwa mu Rwanda icyo bita made in Rwanda ubu ngubu ntabwo twagakwiye kwiyambika ubusa nka kera kandi ubu hari imyenda arakoze cyane uvuze ku kintu cya made in Rwanda nanjye mpita nkwaza ikibazo wowe iryo kote wambaye ni made in Rwanda ni made in Italy ni made in where iri koti iyi koti ni made in Rwanda aha good ariko icyo mbona kuki ibintu byo mu Rwanda ubona bihenze wenda bavuze ko ibisekene tutazongera kubyambara bavuga ko tutazongera kugira gute ariko still n'ubundi usanga ibikorerwa mu Rwanda bihenze kuruta bya bisekene biba byaturutse hanze ibi bintu biterwa n'iki nta kintu bizo birenze ariko wenda biterwa n'imisoro imisoro none se ko babyakora yongereye ngo ikibazo cyaba gihari sibye kwa mugani uvuze ku musoro nibuka ko ibintu byose bisa nkaho byahinze nabonye n'umuntu n'ingendo zisigaye zihenda cyane mama Bella ujya witabira ibintu bijyanye n'insengero ngo ngire ikibazo mwaze ku nsengero ibintu bijyanye n'insengero no gusenga cyane kame mu kuko nge ikigara cyo ndi umukirisitu urumva ibintu rero bijyanye n'insengero ntabwo rwose nta bintu by'insengero ntabyoberwa mbaza uko byumva good reka tubanze twamamaza rubyiruko mwakabyirukira hera heza mwe mu rw'imisozi igihumbi virusi itera sida ntaho yagiye niyo mpamvu rero mukwiye gukanguka mukaba amaso mukifata mukagira ubudahemuka no kuba inyangamugayo byakanga mwakoresha agakingirizo inshuti y'ubuzima wabaje agakingirizo uranyibutse mama Bella impamvu twabanje gutambikamo aka kantu k'imikoreshereze y'agakingirizo nuko tubona abakozi b'Imana benshi bakunda gushuka abana b'abakobwa bakabakoresha imibonano mpuzabitsina rimwe na rimwe bakabatera inda zitateganyijwe n'indwara nazo kandi zikaziramo ukabona rwose nk'umukozi w'Imana agaragiwe n'abana b'abakobwa bakiri batoya nta kikoza madamu pasiteri mwebwe ku rusengero rwanyu virusi itera sida muyirwanya gute twebwe ubundi ni ukuvuga ngo Bibiliya iyo usomye Bibiliya muri Bibiliya handitse ko mu bihe bya nyuma hazaza indwara z'ibyorezo harimo za coronavirus urabona twaziciyemo za sibizo n'ibindi imitezi mu rugo buragaza ibintu nk'ibyo ngibyo ariko twebwe ku rusengero rw'iwacu ni ukuvuga ngo umwigisha wigishije ijambo ry'Imana uwo munsi agerageza buryo cyigisha ijambo ry'Imana ririmo no gukangurira urubyiruko kwirinda ibintu by'ubusambanyi ibintu by'ubusambanyi cyane cyane pasiteri ntabwo ari bujye kukwigisha ngo akubwire ngo ujye ukoresha agakingirizo cyo ni cyambere reka pasiteri ntazakubwira ngo ugire gutya na gutya pasiteri cyo kwigisha akubwira ngo ubusambanyi icyaha cy'ubusambanyi
kandi no mu mategeko 10 y'Imana birimo ko ntugasambane. Ubwo rero pasiteri yigisha buryo ki ari buguze ijambo ry'Imana rivuga ko gusambana ari bibi, guca inyuma y'uwo mwashakanye atari byiza, ibintu nyine nk'ibyo. Kandi ubundi ikintu cya mbere ni ukwifata. Ni ukwifata. Good, reka mwaze ikibazo Mama Bella. Kubera iki? Harya ni Mama Bella cyangwa ndi kwibeshya? Wani. Good. Kubera iki nyine ku nsengero zanyu nkunda ko iki kibazo nyaka ko maze kukibaza nk'inshuro nimara kukibaza inshuro 70 nibwo nzarekeraho. Kubera iki ku nsengero batashyira utuzu nka turiya turinda abantu bakenera gukoresha birinda virusi itera sida mu gihe bibaye ngombwa ngo bahangane nayo? Ni kubera iki? Uri kumva nawe aho wabura ubashije ikibazo aho kumwarimu akubaza ikibazo kandi akizi, uri kumva aho nawe wakwisubiza. Ubwo se aho wareba urusengero, icyambere abakirisitu bose baba bazi ko ari urusengero rw'Imana, abantu bose bakaza bazi ko bagiye ahera, warangiza ukashyira akazu k'udukingirizo, aho waba uri gushishikariza abakirisitu bawe ko bajya basambana ariko bakoresheje agakingirizo. Hari n'undi wabimbwiye ntago arasubisha ikibazo, ariko still urumva ibintu byose nyine urabona ko arabatse gusa nyine icyo tuba dushaka no gukangura urubyiruko kwirinda nyine cyangwa se bakirinda ntabwo twarubura kubiganiraho. Good. Noneho mu rusengero rero, iyo bavuze mu rusengero habamo imyizere itandukanye, bavuga biga ibintu byinshi bitandukanye. Hari ibintu hari ikintu njya nkunda kubaza abantu, iyo bavuze ngo intumwa za Yesu Kristo zari 12, yego, kubera iki batavugamo abagore? Nuko abagore batari bashoboye icyo gihe byari bimeze gute? Ntago nubwo ndi umukristo ntabwo ibintu by'Imana ntabwo bisobanukiwe cyane, ariko ntago icyo gihe ntago urumva Yesu yashakaga intumwa 12 z'abagabo, kubera yuko urabona Yesu yagendaga mu misozi myinshi akajya ahantu henshi hatandukanye, uri kumva. Kandi we rero abagore twebwe abagore tugira umutima woroshye, uri kumva. Niba Yesu yari kumbwira ngo wowe Entime ngwino ubere intumwa, nkatekereza ko ngiye gusiga umugabo wanjye n'umwana wanjye wenda mfite n'uruhinja kameme, aho ntabwo nari kumukundira, nari guhita ntekereza ibindi. Ariko Yesu yarabanza ubundi kwanza Yesu ajya gutora zira ntumwa 12, yarabanje areba no mu mitima yazo, uri kumva. Ariko akubitamo umuntu witwa Yuda, kuko Yuda yabonaga ko n'ubundi afite umutima vuba azamugambanira, amucokamo kugira ngo n'ubundi kiriya gikorwa cy'uko azadupfira ku musaraba cyangwa azatubambirwa. Yuda Isikariyoti ari uzakimufata neza. Yuda nawe arangije yemera kujyamo, ariko Yesu yarabibonaga. Ubwo rero nkanjye iyo aza kumbwira ati ngwino umbere nk'intumwa tujye tugendana, ntago ngenda ari kubishobora, kuko abagore tugira umutima woroshye. Good. Reka nkwaze icyazo noneho. Uravuze ati Yesu Kristo yatoye Yuda mukomamo. Buriya Yuda ntago yarenganye. Icyambere cyo Yesu Kristo arazi ko azapfira abantu. Kubera iki bakoresheje Yuda kugira ngo azaba ari we umugambanira? Yarabizi neza kandi yarafite n'ubushobozi bwo kuba yabikemura. Urumva simbizi, ariko usasenguye neza usanga Yuda yari umwere pe. Oya, usanga Yuda yabaye inzira karengane. Reka nkubwire, ntago yabaye inzira karengane. Gute? Ngiye uko mbyumva. Buriya urabona abantu twese muri rusange, ntujya wumva ukumva umuntu bari kuvuga ati wa muntu agira umutima mubi, ukumva ngo abandi ngo bagira umutima mwiza, ariko ukumvamo ngo uriya muntu agira umutima mubi. Yuda rero nawe yari afite umutima mubi. Yesu rero nawe muri wa mutima mubi yabonanye Yuda, aravuga ati ngendeye kuri umutima mubi Yuda afite, yambera uzatuma ubwoko bwanjye bucungura. Bigenda bityo. Naho burya Yuda ari kasha ari kabutindi. Okay, ubwo reka tuvuge ko wenda ahari aricyo cyatumye wenda yemera kudupira, ariko still turakibaza kubijyanye n'abagore. Wavuze ngo bajyaga mu misozi, still hari abagore muri iki gihe turi mu rugero nkadutange nk'intambara iri kubera muri Kongo. Twabonaga Mutesi Scovia yagiyeyo, ukabona rwose yafashe. By the way tunamushimire, namukunda cyane mama Umutesi Scovia, ndagukunda. Uwakunyereka basi nibura tukanahura tukaganira. Nigeze kurota umunsi umwe ngo twahuye
maze iryo joro rimbera ryiza ariko Umutesi Scovia ndagukunda uri umumama mwiza ugira abantu inama ugira urubyiruko inama noneho ikindi kintu nkukundira usesengura bya bibazo byabaye ingutu bya bindi birenze cyane warangiza ukabikemura ukabigira neza umuntu akagenda ikibazo cye cyatungutse kuko no kwa nyakubahwa perezida wa repubulika papa wacu Paul Kagame naho wigerera ibyo nabyo ndabigushimira ukomeza udukurikiranire I love you. That's cool. Ndamukunda. Okay, ariko ijambo rimwe kuri Umutesi Scovia twabonye ajya muri Kongo akageraho rwose ukabona bimeze fresh akaduha amakuru neza ukabona neza agiye mu rugamba. Yego. Yesu Kristo aje gutora intumwa Umutesi Scovia nawe yamutora. Abibaye ngombwa ko n'abagore b'intumwa za Yesu Kristo agarutse kuzitora. Nyeka ko Umutesi Scovia yamutora ariko nyine of course ni mu rwego rwa entertainment ariko mu by'ukuri ubona ko uriya mu mama arakora. Ubundi ukurikiranye na Bibiliya neza iyo yisomye harimo abagore b'intwari harimo abagore bagiye babirwa intwari hari umugore nzi muri Bibiliya bavuga witwa Abigail uwo yari intwari hari Mariya wabyaye Yesu yari intwari hari baruse hari abagore benshi bagiye baba intwari rwose ku rwego rwabo kandi bakaba intwari z'Imana bakaba intwari za Yesu. Nukuvuga ngo buriya Yesu impamvu yashatse intumwa 12 afite icyo yabikoreye ntago ibintu by'iyobokamana cyane Bibiliya burya ngo inyanja ahubwo n'umuhanga kandi buriya iyo ugiye gusesengura Bibiliya utayifiteho amakuru utarabyigiye ushobora no gutana ugasanga wavuye mu murongo n'Imana ikakureba nabi ariko buriya Yesu afite icyo yabikoreye reka twere kubitinda wenda ntago ari wenyine ariko dahari n'abandi bashoboye mu Rwanda abakomediya abadusetsa badura imbogo bade n'abandi bare nabo bararega nabo babintu ariko se ubundi uretse reka duse n'ababisanisha n'ijambo ry'Imana ubundi hano mu Rwanda abagore hafi ya bose bo mu Rwanda bo muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda abagore hafi ya bose n'ubundi ni intumwa kuko n'ubundi none se niba ari intumwa za perezida n'urugero niba ari intumwa za perezida buriya nabo ni intumwa za Yesu kuko buriya perezida wacu nawe tumufata nka Yesu wacu niko tumufata. Okay, ubuze ikintu gikoko Scovia ni intumwa ya perezida bara bose Jeannette Kagame ni intumwa ye abana bagore bose ubona bagiye bafite uko bareberera abaturage zira ni intumwa za perezida ubwo noneho ufashe perezida umwita Yesu ni Yesu noneho Scovia umwita intumwa ya Yesu noneho uwumpakanya ko perezida atari Yesu w'Abanyarwanda nantera ibuye urangije noneho uziko wagira ngo ni barona sabaretse gusa ni byiza iyo umuntu afite icyo gushimira gishima hanyuma kubijyanye na entertainment ujya ukoresha imbuga nkoranyambaga abakomediye cyangwa se abantu bakwentertaininga mu Rwanda ukumva kabisa urizihiwe uranezerewe ni bande muri sinema nyarwanda uwa mbere ni Nsabi uwa kabiri ni Mitsutsu uwa gatatu ni Nyambo uwa kane ni Papa Sava abo bantu bose urebye yewana bashobora kuguhindura ubuzima ni ba bantu ushobora kureba wabyutse utumbye umeze nk'ikidufu cya 50 wenda gushwanyuka wamureba wamushyira wamupita wamureba gutyo ugahita ushwanyuka burundu neza ubundi byishimo wow that's good none reka mwazi ikibazo none kubera ki Papa Sava utamugize wa mbere uriya Papa Sava rega ni ukurikirwa mu Rwanda kurusha abandi bakomeye nyeka ko ari ufite urubuga nkoranya rwa YouTube afite abantu barenga 500 nyeka ko arakurikirwa cyane ugereranyije n'abandi bantu bose nyine arakurikirwa n'ibyo ariko umuntu se ntagira amarangamutima ureba ugusetsa cyane ugusetsa cyane cyangwa se ukunda kureba cyane wowe ukunda kureba ndetse cyane ngiye nkunda gukurikirana Nsabi na Mitsutsu abantu bose genda bavuga ijambo kandi nawe ushobora kuba ufite iyo mpano ubushize nyaka ko tuganira ugeze gukomoza ku bijyanye n'Imana yawe byo gusetsa yego wigeze gukomoza ku bijyanye n'Imana yawe yo gusetsa none ukomoje kuyidi ko uvuga ko ukunda abansa ukunda abamitsutsu ijambo rimwe kuri buri muntu wese kandi ugerageza kudukina niho nibura akantu wenda watugira nk'akantu kamwe kagushekeje kuri Mitsutsu cyangwa se n'undi wari wese wakunze ubundi Mitsutsu ikintu kibanza kunsetsa kuri we afite hari ingofero atajya kuramo n'inkweto ya conga
iriya nkweto rero ifite imeze nka nyirabarazana cyangwa se ni igisiga cy'umukara gikunda kuba mu gishanga cyitwa nyirabarazana, ubundi mu cyaro bakita ngo ni nyirabarajoga. Iriya nkweto yiransetsa, akantu kose avuze inkweto akayirarika cyangwa se agaseka ngo kari akantu karansetsa. Bagenda gakunda ariko nkeka ko Mitsutsu ashobora kuba arashishuye mu Germany witwa Shariro, wajya kumureba Shariro. Oya ntabwo nawe kina comedy neza yitwara. Aha Nsabi noneho Nsabi cyane we tutiri kuri Mitsutsu hari agakomedi avuga ngo akina bakamubaza ngo Nsabi we ngo Mitsutsu ngo amata y'umwana yarahangahangaye ngo ariko ni bebe ngo bebe wayanyweye. Noneho rero hanyuma bakamubaza ngo bebe yanyweye amata ngo ko asigaye nawe azi gufungura firigo ngo natwe azi gufungura firigo. Nyiraburara akamubwira ngo ariko ubundi urenda wajya guhakana ngo ntago ari amata ari kumunwa ngo reko kamavuta ngo amata aryoshye rwose baba bamaza top milk karakana nako karansetsa nanjye naragakunze. Hanyuma kubijyanye na Nkuza noneho Nsabi rero Nsabi wenyine uretse turatuntu bavuga ngo tugire ngo biragize nuko ukabona ari kumwe na kira gisaza ngo nibijyo bijya, ariko buryo uzi ko bijyo bijya burya ngo umusore bwiye buranga umusore ntago ari umusaza, birya nabyo biratangaza. Ameze neza nk'abasaza, karagiteye zose ni umusaza, ariko burya ngo umusore ngafite muri 20 na 30 ngafite. Okay, ni impano n'umuhamagaro. Wowe Nyambo rero nawe filime yakinye kanshimisha, yakinye filime ari impumyi. Karaka filime nako naragakunda. Ariko kuki mukunda gukoresha impumyi? Kuki mukunda gukoresha ijambo impumyi? Baravuga umuntu ufite ubumuga bwo kutabona. Ntabwo ari mubizi. No ubumuga bwo kutabona ariko kugira ngo byumvikane neza. Kera bataradukosora ngo baduhe iryo jambo. Kera twari tuzi ko ari ubuhumyi. Voilà. Dukomeje ku buhumyi cyangwa se ariko bavuga abantu bafite ubumuga bwo kutabona. Iyo ufite ahantu wavunitse cyangwa ufite nk'urugingo rudakora, ubumuga bw'ingingo, waba hari ubumuga bw'ingingo, ubumuga bw'uruhu, ubumuga bw'ubugufi bukabije, waba noneho ufite ubumuga bw'ijuru, urugero ushobora kuba utabona, waravunitse akaboko cyangwa se karavuyeho, ibintu nk'ibyo, uruhu rwawe rwarangiritse, babyita ubumuga bukomatanyije nuko bivuga nyine. Yego. Ubwo bimenyereye. Hanyuma abantu banasure igira ubuntu Janvier nawe n'umunyeshuri muri kaminuza afite indirimbo yitwa Kwirengerwa, bayikurikire kabisa. Anti wowe utekereza cyangwa se Mama Bella, iyo bavuze abantu bafite ubumuga, yego uramutse ubyaye nk'umwana ufite ubumuga n'urugero bwo kutabona, ntabwo tubikwifurije, ariko uramutse umubyaye bibaho wabyakira. Ese wampisha mu nzu nk'uko njya mbona abandi babikora ugasanga ni igisa umuryango ngo tudasaba ibintu nk'ibyo, wabigenza ute? Gerageza bikire mu ishusho y'umubyeyi. Ngewe ntabwo namuhisha kuko muri famille yanjye harimo abantu bameze batyo. Ntabwo namuhisha, namuha uburere nk'ubwo abandi bana bose mbaha, nkamufata neza, nkamwereka. Noneho umuntu umeze nk'uriye uba ugomba kumuha urukundo, noneho ukanamuha na rwa rundi abandi bo utanabahaye, we uba ugomba kumwitaho birenze kandi birenze cyane. Hanyuma warangiza ukamufata neza, yakura yatangira ishuri, hari amashuri yabo, hanyuma hari ukuntu nabonye nyine bandikisha, hari akabona nabonye bagira batwita perikezi, bagenda bakoraho bandika. Uziko abantu bafite ubumuga bwo kutabona bakoresha telefone neza cyane, akabikora neza rwose ukabona ni fresh. Yani bandika ibaruwa, bagira gute, bakoresha computer, bakoresha telefone, ukabona ni ibintu byiza. Ariko nyine usanga rimwe na rimwe hari imiryango ibaheza, so wowe bira ntago ari byo, nta umuntu burimo. Okay, good. So tubwire rero kubijyanye wowe impano zawe, umuhamagaro wawe. Twari turi kuganira ku bintu bitandukanye, ariko nawe ufite impano ikwihishemo. Impano zo zinyihishemo ni nyinshi. Icyo mbura ni support, nkuko nakomeje kuvuga. Genda bura support. Mbonye umuntu unsapotinga akampa support, akamfasha, nge impano yazimbyazamo zitari imwe, zitari ebyiri, zitari eshatu. Nuko nabonye byinshi byari ruswa. Ese ikibazo nibaza wowe impano yawe ni bwoko ki? Ubundi impano yanjye nyirizina nzi gukina filime. Nzi gukina filime, yaba ari iz'uruhererekane, yaba ari iz'amaseri, yaba ari iz'iki, zose nge nzi gukina filime, nzi gukina ikinamico,
okay nkananyuzamo n'urwenya narwo ntago gutera abantu urwenya narwo ntibyananira. No cyazo nuko nabonye by'ikigesha hari ruswa. Oya nta bya ruswa ariko sugira ngo abantu bose hari intero hari ruswa imeze ite giti hari ruswa y'igitsina hari ruswa y'amafaranga si hari ubundi aba ruswa zingari kugese njye mbishobora nta nubwo ngenzi gusa njya nzumva kuva nabaho sindatanga ruswa nta n'umuntu wanayimwe hari igihe bazayigusa umunsi uzajya gukina filime cyangwa nk'umuntu runaka yaguhostinze ushobora kugenda akaba yagusaba ruswa y'igitsina akaba yagusaba ruswa y'amafaranga kuko nabyo bibaho aho kugira ngo arebe impano ufite ahubwo akareba icyo ashaka n'urugero noneho wabyitwara muterero rwose bambabarire niba abo banahari rwose nta gitsina mfite cyo gutanga nta n'amafaranga mfite yo gutanga rwose nta n'ubu uretse na ruswa mbonye ko hari buzemo na ruswa nanabyihorera impano yanjye nkazayipfana. Ariko urabizi ko ruswa ari ikintu cyamaze gufata indi ntera mu buryo bukomeye. Ariko ubwo ngubwo ababikora nabo bararya bari menge polisi bafasha. Hari amazina ya ruswa. Yego. Bahimbye ruswa hari n'amacyo babibukamo. Hari igiti, hari irindi ntago ndizi inyoroshyo ntago mbizi umuti w'ikaramu ishimwe ubwo no bako umuntu nakubwira ngo ngiye mfite akazi ka miliyoni n'urugero barantabwiye ngo mfite akazi ka miliyoni sibyo urumva akakubwira ati ariko rero kugira ngo aka kazi ntaguhe turabanza turyamane n'urugero wenda saka kwa ruswa y'igitsina cyangwa se anyway reka tuvuge ruswa y'igitsina niyo yeza ariko yakwa n'abagabo gusa wabyakira ute? Ngiye rero rwose ikintu cyose ndi bukore ukansaba ruswa yaba ari amafaranga yaba ari igitsina nta kintu rwose nakumarira nta n'ikintu twavugana nakumva ko ubwo nyine byanze nkashakira ahandi ariko banyarwandakazi nimuzajya mujya gufasha ndabasabye biriho ni muzajya mujya gufasha umuntu yaba ari umuntu w'imfubyi yaba ari umukene yaba ari ibintu rwose bya ruswa rwose ndabinginze ibintu bya ruswa mu byihorere mubireke pe nta kamaro ntaki none se niba umuntu umufashije ariko wamwatse ruswa ese azagira ngo ubwo bufasha wamuhaye azagira ngo nubwakuvuye ku mutima cyangwa azagira ngo n'ubundi kuko ngewe niba ngenje gukwaka ubufasha kameme ugira ngo nyine ngira ngo umfashe warangiza ukambwira uti kugira ngo umufashe ibyo wifuza byose urampa miliyoni 2 cyangwa 3 nge nzagenda za miliyoni nzizane nimara kuzizana ariko nzagenda mvuga ko bya bindi impamvu binkoreye ubikoreshejwe n'amafaranga naguhaye ntabwo bizabikuvuye ku mutima none hari ikindi kintu kubera iki iyo ugiye wenda hari ukuntu ujya kwaka serivisi iyo nk'uku nkawe uri umumama cyangwa se uri umukobwa iyo usanze n'umugabo uri umukobwa bakwakira neza ariko iyo umukobwa asanze nk'umukobwa mugenzi we bamwakira usanga harimo akantu nyine kubera iki umugabo agiye kwaka serivisi ku mugore cyangwa se ku gitsina gore yakirwa neza ariko ajya ugasa hari uburyo nyine sinzi ni buryo ndi kubivuga mu byumba mbongewe uburyo uri kubivugamo nabyumvishe urugero hari igihe wenda tuvuge niba ari manager wenda w'akazi runaka haje umukozi wenda w'umukobwa aje nko kudepoza cyangwa se aje gushaka akazi urugero wenda ngewe ntabwo byigize bimbaho ariko hari abantu byagiye bibaho bakajya batanga ubuhamya gutyo nkabyumva hari igihe ugenda bitewe n'uko wambaye cyangwa se n'imiterere yawe urugero uteye neza ega burya ubundi uburyo abagore turemye dukura abagabo mubizi se abagore ubundi umugore mwiza wisize ufite isura nziza ukeye umuntu wese akura umugabo none se impamvu se abagabo bashaka abagore ni iki impamvu se abagore bashaka abagabo ni iki ni za relationship zabayeho ni kwa kuntu umuntu yakurebye akabona arakwishimiye urasa neza uteye neza uri mwiza yakureba yakwishimira kameme icyo ashaka noneho nawe icyo gushaka ko wacyemera tayari ibyo bintu byose bikaba ugasanga bakagene ariko nubwo abagore bakuru abagabo ariko niba ngiye nkasanga umugore mugenzi wanjye mu biro aratangira ngo icyo ngo se ngo uyu nguyu agatangira akakureba uyu nguyu nta kintu andushije abagore turasuzugurana kuko ureba umugore mugenzi wawe se ni iki niba ari isura ndayifite aha gusuzugurana n'akazi ntukabone ariko niba ugiye gusaba akazi ugasanga harimo umupapa w'icyubahiro w'umumanager cyangwa umukontabure sinzi abantu baba batanga akazi amazina yabo sinzi uko bayita ariko igihe usanzemo umugabo ujya kureba wabona byo niyo yatangiye kureba ijisho ryiza uratangira
ngo tonto nyine utuntu nk'utwo nyine nawe ukamwiryaho ugakurura ariko n'abagabo bakurura abagore n'abagabo bakurura abagore ntabwo ibyo mbizi ntabwo nzi ko hari abagabo bakura ni ukuvuga iyo umugabo agiye kwaka serivisi umugore yakirwa neza ariko umugore yajya kwaka serivisi umugore mugenzi ugasanga harimo akantu ugasanga arimo kwijana muri rusange abantu bahuje ibitsina bahana serivisi ku buryo ubona harimo erega nyine ni nka kwa kundi ushobora gushyira amabuye y'isitimu cyangwa se amabuye nko muri telekomande hari ahaba handitse negative na positive iyo uhuje positive na positive ntibikunda iyo uhuje negative na positive birakunda umugore rero n'umugabo yes attraction ariko umugabo ku mugabo cyangwa umugore ku mugabo repulsion kubera iki wapi uguru kumva harimo kuzi ntago ari repulsion okay wenda na attraction na repulsion byubuze nuko ariko ibintu biri kugenda bihindura isura wa muntu ntabwo ari ubize no kuvuga muri dorotwari wenda ku kigo cy'amashuri abahungu n'abakobwa baba ahantu hatandukanye ugasanga kandi impamvu nyamukuru ni ukugira ngo badasambana of course cyangwa bagakora imibonano mpuzabitsina ishobora gutuma batangira kubyara ku ishuri cyangwa se bagakumira ingeso y'ubusambanyi byose birashoboka ariko noneho ubutinganyi bwamaze gufata indi ntera ikibazo nibaza yego ikibazo nibaza ko ubutinganyi bwamaze gufata indi ntera kandi tuzi ko kuri mu mashuri usanga abantu bararana ese noneho abahungu dorotwari ntabwo zizongera kubaho buri wese bazajya bamuha icyumba cye ariko se uzi ko twagushije ishyano ubutinganyi koko ubwo butinganyi ariko nizere ko mu gihugu cyacu nta butinganyi ntabwo buhari ariko niba buri ahandi natwe bushobora kuzahagera reka tuvuge ko bwahageze da sibyo iki kintu reka tukiganireho urumva mu madorotwari abahungu n'abakobwa baratandukanye noneho nk'ako kantu ka repulsion uvuga ko umugabo akurura umugore noneho iki gihe turimo umugabo asigaye akurura umugabo n'umugore agakurura umugore yego ukuvuga ngo ngewe ibyo nzi umugore yakururaga umugabo hakabaho nyine attraction navuze noneho ubundi ibitsina bibiri byombi bisa nzi ko bidahura ariko se reka nkubwire kera nyine uko nagiye kumva numvise cyangwa se mu buco ubundi iyo umuntu yabaga ari umukobwa ubundi umuntu w'umukobwa urabizi ko iyo umuntu ari umukobwa aba afite amabere ashinze nk'imitemere cyangwa se nk'ibere bya bigogwe noneho umusore yabona ibere rye akumva aramureke noneho kuba yarikoraho cyangwa n'iki ukumva ni ibindi hagashya koko ubu ngubu ngaho nawe mbwira umugabo ku mugabo umugabo azakora iki niko umugabo ku mugabo bakora ibiki umugore ku mugore bakora ibiki ngaho dusubize rero bizagenda gute muri dorotwari bazagenda bakamo buri cyumba cy'umunyeshuri cyangwa bazabareka bakomeze bararama uko biri kose wowe ni ukuvuga ngo twebwe n'ubundi mu Rwanda kubera ko amahirwe wenda nuko bitarahagera cyangwa se niba byaranahageze ariko ntabwo birafata indi ntera nta nubwo nshaka kumenya ko byanahageze itsinda ndabishaka uri kumva ariko ngewe ikintu nakubwira cyo ubundi muri dorotwari urabizi abakobwa habaho dorotwari y'abakobwa n'iz'abahungu uri kumva ni ukuvuga ngo n'ubundi bizakomeza bigende gutyo nk'uko byari bimeze abakobwa ukwabo n'abahungu ukwabo ariko uwo byagaragayeho yuko yakoze ubutinganyi uwo ngo azajya guhanwa n'amategeko mu Rwanda turafite nibiba byemewe igihe nikigera se bakemeza ko ubutinganyi bwemewe ibyo nta kiramuka kigeze sinzi niba kizagera ubwo reka nkubwira nanjye icyo nikigera mu gihugu hakemera ubutinganyi bukemezwa bagasinya inama y'aminisitiri ikaba bagasinya bakemeza ko ubutinganyi bwemewe nanjye ubwo nzagaruka mu kiganiro ngira icyo mvuga ubutinganyi nibumara kwemerwa umugore azajya akora divorce n'umugabo n'urugero ahita ajya kwisezerana n'umugore mugenzi we aha maguru ndakurahiye reka nkubwire aho ndaha mu gihugu cy'u Rwanda rwose ntabwo natandukana n'umugabo wanjye ngo ngiye gushaka umugore mugenzi wanjye awi umugore mugenzi wanjye afite amabere ndafite ibintu byose afite nanjye ndabifite ndajya kumushakaho iki iminwa ye nzagenda nkurikiye utwanwa janjoba iki reka awi bankwambuye ashobora ariko niba ari n'ubwo bushyuhe wa mukecuru yavuze ngo bafite ubushyuhe bafite ibyo bashyuhiye ariko bashyuhe kuri umuhungu agira ubushyuhe ku mukobwa umukobwa agira ubushyuhe ku muhungu ibyo byo gushyuhirana bahuje ibitsina n'ibindi reka ibyo ntabwo ari iby'i Rwanda
nyamara hari igihe bishobora kuza wenda wowe niko wiyumva wumva nk'umumama utatandukana n'umugabo ngo usange umumama ariko wenda hari igihe umugabo aba yumva gutya ibyo biramureba sinkanabyumva. Umugabo mugenzi turi kugana ku musozo turabashimira ko mukomeza gukora subscribe like and share kugira ngo dutere imbere ariko nanone bajye batubwira ibitagenda neza tubikosore ariko nanone nibigenda neza turushaho gushyiramo imbaraga gusa dukeneye inkunga y'iterambere ni subscribe ni like and share nta bundi buryo rwose abantu badufasha sibyo anti yego hanyuma nawe bagufashe nanjye mumfashe mumpamagare nimba mubona impano niba mubona mfite impano apitinga muri niba mubona ndimo neza tayari mundayikinge mukore subscribe cyangwa se ntuza niwe wavuze ninde wa mukobwa ukunda Junora Joyeze niwe wavuze ngo mudano no kudanodinga no kugira gute dinga mudoro dadinge mudoro dadinge musharinge ego mukore subscribe cyangwa se musubscribing okay hanyuma nimero yanjye 089 ciao ndabakunda I love you Tuzahumurande 7 TV dukunda kandi doza ku mutima naha dushoreje ariko nakagaruka nitudukena tuzongera tukubone se mama Bena ndahari. Thank you very much. See you next time.